kuva kera. Abana muraho murakomeye, amakuru yanyu mumeze muti? Yo nari mbakumbuye cyane. Uyu munsi nanone n'uwundi munsi mwiza, n'umunsi ngo w'umuganura. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye turi buze gukora. Murabona yuko hano mpafite Isaka. Inkuru ndi buze kubasomera ni inkuru yitwa Akaro Gahiri. Mu bikorwa turi buze gukora uyu munsi, igikorwa cya mbere turi buze gukora gishimishije, uyu munsi turaza guteka igikoma. Nitumara guteka igikoma, noneho ariko mbere yuko duteka igikoma, mbere yuko twiga uko tuzajya tugiteka mu rugo, turaza kubanza gusoma inkuru yitwa Akaro Gahiri. Iki gitabo rikanye bakumbuza mushokoreye Akaro. Akaro nagaye na mukaka ngo nikatanshira inka kazanshira umugeni. Urandihira Akaro. Inkoko yamuririye Akaro, nanjye ntabwo nzi ko byagenze, niba koko umugeni yaramubonye cyangwa ataramubonye. Nyuma yaho nitumara guteka igikoma, nizere yuko muri buze gufatanya n'ababyeyi banyu mu rugo, namwe mugateka igikoma. Are twagiye tubanze tuzamure ho gatoya, niturangiza tubanze tuyihe yambi, sibyo? Tugiye kubanza tubyine, twagiye tubyineho gatoya, reba hano mpano twagiye gira gutya cyane, ndabishaka noneho tubikore cyane twihuse, twagiye ahasigaye. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye kubanza tuvuge twese ngo awi 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 awi. Aha, bano kugira ngo ngaho mwicare. Abana munkurikiye muri aka kanya, muraho, amakuru yanyu. Nkuko bisanzwe nitwa Pacifique Mahirwe, nduwo muri Rwanda Bookmobile. Murabona ko uyu munsi n'umunsi naje nitwaje iki. Uyu munsi ngiye kubatekera, mu kanya tugiye gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Bacira umugani mbabambuza umugani, nuzavika ntarangiye azasanga ubukombe bw'umugani. Ubusa bwaritse kumanga, nyiramusambira bwarurira, agaca karacuranga. Uyu munsi nabazaniye akandi gatabo keza cyane, niyo mpamvu mubona nkikijwe n'amasaka, nkikijwe n'ibintu byinshi cyane. Ngiye kubasomera agatabo bita Akaro Gahiri. Nga gatabo bakita ngo iki? Akaro Gahire. Akaro, musubiremo, Akaro Gahire. Akaro Gahire. Akaro Gahire. Murabona yuko hano dufite amasaka. Twagerageje gushaka uburo buba ari butoya ku masaka, ariko n'amasaka byose birasa, byose bivamo igikoma. Turaza gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Agatabo ngiye kubasomera ni agatabo bita Akaro Gahire, kanditswe na Augustin Habimana. Abagashushanije bakakatugezaho, byose bakabikora ni edition Bakame nkuko bisanzwe. Natangiye mbabwira nti bacira umugani mbabambuza umugani, ntuzavika ntarangiye azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Ubusa bwaritse ku manga, umuyagura bwarurira, agaca karacuranga, uruvu ruravugiriza, nyiramusambi sabagirira inanga. Nahuye n'imbaraga sa kukarushengura, icebe ryayivunnye. Bati se ko munone ufite umunwa muremure, abati inzoga y'umwami isogongerwa kuri, igishwi kiti iryo ryo. Ati sandi titi nanjye nararisanze. Bati kamanyamanze ko ufite ubuguru buto. Bati nubumbukesha rusengo, rusenzi yari agiye kububazamwe ubwato bwo kwambutsa umuhozi. Inka ati mba, intama iti mbe, nanjye nti kuradukurane mwana w'Imana. Kera habaye umukecuru wabanaga n'umwuzukuru we w'umuhungu witwaga Nkusi. Bibaho bigeraho umukecuru arushaho gucika intege, umukecuru arasaza, aba umukecuru koko ucitse intege. Umunsi umwe ahamagara umwuzukuru we Nkusi ngo amurage. Aramubwira ati, mwana wanjye, ndumva iminsi ndemereye, ndumva nshaje, wabona ejo ntabashije kubyuka. Nta kindi ngiye kukuraga, ngiye kugenda nguhe kariya karo, ngiye kukuraga kariya karo nateye mu nkike hariya. Kariya karo ngiye kuguha nikatagucira inka kazagucira umugeni.
akaro nkuraze ariko kariya gateye mu nkike nikatagucira inka kazagucira umugeni. Nuko ntibyatinze, ntihashize igihe, habaye igihe gito cyane nk'akanya gato, wa mukecuru yitaba Imana, wa mukecuru arapfa. Kuva ubwo atangira kwibaza uko azamera. Nuko umunsi umwe Nkusi yicaye imbere y'inzu, agiye kubonabona haje agakoko kavuga kati abona haje inkoko izigenda yitoratoza igenda ifata utuntu tugiye dutandukanye. Irangije ikimakima igenda yerekeza mu nkike, igera impande ya kakaro yarazwe na nyirakuru. Nuko irangije nta kindi yahise ikora, ifasha karo kamwe irakariye, ifata n'utundi reka sinakubwira, uburira iraburya ye. Imaze kuburya umwana nta kindi yahise akora, yahise agenda ararira avuza induru ati Mana yanjye mama we. Arangije areba ya nkoko arayibwira ati nkoko unshokoreye akaro naragawe na mukaka ngo nikatanshira inka kazanshira umugeni, urandihira akaro, urampa akaro kanjye. Inkoko uburi ko bigenza nta kindi inkoko yakoze, yahise yitunatuna ijya ku ruhande. Imaze kwituna itera igi. Imaze gutera igi, nuko irangije ibwira Nkusi iramubwira ati akira igi wa mwana we. Nuko yigira inama yo kurigira impamba akajya gushakisha imibereho. Arangije yihina munsi y'urutoki, arangije aragenda afata igikobokobo cy'amasaka, afata ryagi ashyiramo, arangije ashyira nzira aragenda. Tari arirukansa aragiye agera ahantu imvura ihitutse, imvura yari imaze kugwa, hari ubunyereri, hari ibintu byinshi cyane binyerera. Aranyerera kubw'amahirwe ariramira, ariko igi riramucika, riratumbagira no mu kirere. Ubwo garyagi riba riramenetse. Rimaze kumeneka, induru arangije arayidehereza, arangije induru ayiha umunwa ati igiryange. Areba bwa bunyereri ababwira bunyereri umeneye igi nararihawe na nkoko nshokoreye akaro naragawe na mukaka ngo nikatanshira inka kazanshira umugeni, urandihira igi. Ubunyereri bureba kakana burumirwa, buravuga ati ese turabigenza gute, uyu mwana ni iki ndi buze kumuhereza? Nuko ubunyereri bwafasha kondo, buramubwira atakira kondo. Nuko umwana atwara kondo agashyira muri cya gikobokobo, arangije arigendera akomeza urugendo. Akigera imbere, kubera ko urugendo rwinshi cyane yahagiye, inyota yamwishe, arashonje reka sinakubwira, ubushyuhe ni bwose. Abona umugezi, amazi arimo gusuma, arangije aravuga ati ngomba kujya kunywa ariya mazi. Aragenda yegera wa mugezi, ariko afata cya gikobokobo, cya kindi igikobokobo kimeze nka gutya, afata cya gikobokobo yari yashyizemo kondo, agitereka impande y'amazi. Arangije Nkusi mwiza aragenda ajya gufata ibiganza byiwe nganywa amazi. Aho yateretse cya gikobokobo kirangije, nta kindi, nta n'inama yigeze anywa, cya gikobokobo kiribarangura na ka kondo kavamo, kaba kagiye muri ya mazi, no mu mazi ngo dumburi kituyemo. Umwana arareba ati murandira kondo wa mugezi we, urandihira kondo, mugezi untwariye akondo naragana na bunyereri ameneye igi nararihana nkoko nshokoreye akaro naragana mukaka muri katanshira inka kazanshira umugeni, urandihira kondo. Umugezi ubonye Nkusi yakomeje gusakuza, yakomeje gutera induru, arimo gusakuza cyane, amuha amazi muri cya gikobokobo. Nuko arangije nta kindi, akomeza urugendo, arigendera, arakomeza aragenda. Nkusi arakomeza, arangije akigera imbere, agera ahantu abona abantu benshi bafite ibyuma barimo gucura, bakajya bakubita, yemwe bari barimo gucura ibyuma, ariko uko bacura ibyuma bakajya bacurisha amacandwe.
uko bacura ibyuma bakajya bacurisha amacandwe. Arareba arabitegereza ati ariko mwabacuzi mwe murimo gucurisha amacandwe, njyewe mfite amazi. Nuko arangije afata cya gikobokobo yari afite cyari kirimo amazi, abacuze bati zana zana zana. Baracura bamaze gucura nta kindi cyabaye, amazi yarashize. Amazi amaje gushira, Nkusi nta kindi cyabaye. Nkusi yatangiye kugira ate? Yatangiye kurira, ararira, mumariye amazi, mwabacuzi mwe mumariye amazi. Amazi narawe na Mugezi ntwari Akondo naragaye na Bunyereri ameneye igi nararihaye na Nkoko nshokoreye Akaro naragaye na Mukaka, muri katanshira inka zikazanshira umugeni. Murandihira amazi. Abacuzi bareba wa mwana barumirwa, agenda karabica, nubwo babura bica, baravuga ati uyu mwana rero nta kindi tugomba gukora, tugomba gushakisha ikintu tugomba kumuhereza. Barangije bahita bafata ibyuma bibiri, bafata wa mwana baramuhereza, bamuha ibyuma bibiri. Nuko Nkusi amaze gufata bya byuma bibiri, Nkusi yigiye imbere gato, agiye abona hari abakobwa beza, abona hari abantu barimo bogoshesha imikebyo y'ibikenyeri. Dore igikenyeri ngiki hano, bari bafite igikenyeri cyumye, bafata imikebyo yabyo ari byo barimo kogoshesha. Arabareba arababwira ati mwa bakobwa mwe mukogoshesha imikebyo y'ibikenyeri kandi njyewe mfite ibyuma bityaye hano? Ati se wadutije? Nuko arangije nta kindi yakoze, arabatiza. Akimara kubatiza bafata bya byuma barogosha. Bamaze kogosha, nuko benda kurangiza, Nkusi atangira kunihira, atangira kuvuga ati mwabogoshe mwe mungibishirije ibyuma narabihawe n'abacuzi bankoreshereje amazi narahawe na Mugezi ntwari Akondo naragaye na Bunyereri ameneye igi nararihawe na Nkoko nshokoreye Akaro naragaye na Mukaka, muri katanshira inka kazanshira umugeni. Murandihira ibyuma. Yewe babogoshi bamaze kureba, baramwitegereza. Nuko barangije, umwe muri baravuga ati nta kindi dushobora kuguha. Bararebana babura icyo bakora, bashaka inkoni, agakoni keza baba ariko bamuha. Bamuhaye ka gakoni, aragenda akomeza urugendo. Akigera imbere, agiye kubonabona ahura n'abantu bashoreje inka, udukoni tungana gutyo, bashoreje inka iminyafu, udukoni dutoya. Nuko arangije aratangira ababwira ati ariko mwabagabo mwe, ni kubera iki, ni gute mugashoreza inka iminyafu ufite inkoni nziza? Abandi abashumba bati ngaho se duhereze si izo nkoni. Nkusi abaha inkoni. Nuko barangije bashorera inka zabo, nawe aboma inyuma bazigejeje mu rwuri. Inka zimwe zitangira kurwana, zirimo kurwana. Arangije ajya kuzikiranura, agiye kuzikiza, akubise inkoni ikubise mu mahembe. Ya nkoni ibyize gute? Iravunitse. Ya nkoni ikimara kuvunika, Nkusi ndurayigira ndende, arasakuza ati murandihira ibyanyu, murandihira inkoni yanjye, mwabashumba mwe mumvuniye inkoni narayihaye n'abogoshi bangimbishirije ibyuma narabihaye n'abacuzi bankoresheje amazi narahawe na Mugezi ntwari Akondo naragaye na Bunyereri ameneye igi narahaye na Nkoko nshokoreye Akaro naragaye na Mukaka, ngo nikatanshira inka kazanshira umugeni. Murandihira inkoni, ntabwo ndi bubyemere. Abashumba bumvise amagambo y'umwana barumirwa, barangije bamuhinga ngo abaviraho yigendere. Nkusi aritakuma ati yemwe umukecuru ibyo yambwiye, inka ndayibonye, ibyo yavuze inka ndayibonye, reka nitahire. Yavuze yuko nikatanshira inka kazanshira umugeni. Nuko arahindukira ataha yishimye, avuga ati byanga bikunda inka ndayibonye. Mu nzira ataha, Nkusi agiye kubona ahura n'abantu bari bagiye gukwa inyamaswa tworora mu rugo, nka ya yindi mufite mu rugo yitwa Bobi. Bari bagiye gukwa imbwa, bari bajyanye inka ariyo bagiye gukwa, imbwa ariyo bagiye gukwa. Arangije arabaseka cyane ati mukajya gukwa imbwa? Nta inka zabuze mu gihugu? Nta soni, mugiye gukwa imbwa koko? Nkusi arangije aravuga ati ubu se mbafashe iki? Ati duha iyo nka yawe. Arayibaha, bakomeza urugendo, barangije bajya gukwa. Nawe nta kindi yakoze, abagenda inyuma, ariko yari akurikiye ya nka ye. Umuhango wo gukurangiye, abakwe bagiye guhabwa umugeni. Nkusi arangije ahita atanguranwa ati oya murekere aho ngaho,
umugeni ni uwanjye. Umukwe mukuru ati umugeni ni uwacu. Ati reka da, umugeni ni uwanjye. Ati reka da, umugeni ni ati si uwawe. Abari aho bibabera urujijo, ubari kubona umwana urimo gutongana n'abakwe. Umusangwa mukuru arahaguruka abaza nyir'inka Yakowe uwo ari we. Aramubwira ati njyewe uwo ndi we nitwa Nkusi. Aba bagabo mureba hano bakoye inka yanjye. Inka narayihawe n'abashumba, abashumba bamvuniye inkoni, inkoni narayihawe n'abogoshi, abogoshi bangimbishirije ibyuma, ibyuma narayihawe n'abacuzi, abacuzi bankoreshereje amazi, amazi narayihawe na Mugezi, Mugeza ntwari Akondo, Akondo naragahawe na Bunyereri, Bunyereri ameneye igi, igi nararihawe nande, igi nararihawe na Nkoko, Nkoko agize ati anshokoreye Akaro, Akaro naragahawe na Mukaka, ngo nikatanshira inka kazancira umugeni. Nuko abakwe barangije bararebana, baravuga bati uko byagenda kose, uko bimeze kose, koko iyi nka ni iy'umwana witwa Nkusi. Nuko umusangwa mukuru abajije icyo bari gukwa, bararuca baraceceka, baramira ye, bararumira, bararuca baraceceka, bararumira. Bagira isoni zo kuvuga ko bari gukwa imbwa. Umusangwa mukuru arangije aranzura, arababwira ati yemwe, umugeni ntabwo ari uwanyu, umugeni ni uw'umuntu wazanye inka, umugeni ni uwa nyir'inka, ntabwo umugeni muri mu mutware. Nkusi arangije aritahira. Hashize igihe bamwegurira umugore we, bamuha umugeni we, bamuha inka, bamuha n'ibintu byinshi. Nuko asubira ku isambu ya nyirakuru we n'umugore we, baratunganirwa. Sijye wahera hahera umugani. Dore ngaho havuye ya mvugo tujya tuvuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Murakoze cyane. Murabona yuko iyo umuntu mukuru icyakubwiye cyose ugomba kugikurikirana, yakubwira kwiga, kugomba kwiga ukazaba umuhanga. Murabona yuko akaro gahire baduhaye ariko katumye uyu mwana agera ku buzima bwiza cyane. Mukanya rero tugiye gukurikirana ibindi bikorwa byinshi cyane. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Pacifique Mahirwe. Tuvomo ubumenyi Rwanda Bukumobi, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Abana muraho, amakuru yanyu nkuko mwari mumaze kumva inkuru ya Karo Gahire, tugeze mu mwanya w'inyunguramagambo. Harimo amagambo mwatabashije kumva. Uyu munsi twabonye inyuguti ya G nkuko mubibona, bivuze Gahire. Hari ijambo Gahire. Gahire ubundi biva mu guhirwa. Ni ikintu ushobora gukora utagize ikigutega cyangwa se kitarimo ibibazo, ukaba wagera icyo ugeraho nta kibazo n'iki na kimwe. Ku buryo hari n'urugero tujya tubona, ingero zimwe na zimwe umuntu akubwira ati ugira urugendo ruhire. Aka Karo rero nako kateye amahirwe, umwana Nkusi yari yararazwe na nyirakuru. Uyu munsi irindi jambo twabonye tutasobanukiwe ni Akaro. Ni agatete cyangwa se ni akabuto k'ikinyampeke. Ni igihingwa kijya kumera nk'amasaka, ibigori, umuceri. Ushobora kureba ahangaha ukuyeho agatete kamwe cyangwa se akabuto kamwe, niko kitwa Akaro. Byaba byinshi ari aka gashami kamwe ubona ni ihundo rimwe kagahinduka uburo. Uburo rero budufitiye akamaro ka buri munsi. Ushobora gushigishamo igikoma, ushobora kuvugamo umutsima. Ni igihingwa kidufitiye akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Irindi jambo twabonye uyu munsi ni ijambo ryitwa intama. Mu buryo bwo kunywa ni ibintu ushobora gushyira mu kanwa ukaba wabimirira icyarimwe, nicyo bisobanuye intama. Ushatse nko kunywa amazi, batubwiye ko mu gitabo hari aho Nkusi yageze agashaka kunywa amazi, akaba wafata n'intoki ku buryo ushobora kunywa inshuro imwe yonyine ibyo ushyize mu kanwa, ariko bikaba ari bikeya. Murakoze cyane. Ahangaha dufite ibiganza bishushanyije. Ahangaha hari icy'iburyo, hari n'icy'ibumoso. Twabonye Nkusi ubwo yageze ku mugezi ashaka kunywa amazi akoresha ibiganza byombi. Mu buzima bwacu dufite ibiganza bibiri. Hari icy'iburyo ushobora gukoresha, hari n'icy'ibumoso nacyo ushobora gukoresha. Mwakoze cyane. Uyu wari umwanya wo kuba twakumva inyunguramagambo. Harimo amagambo nk'aya ngaya amwe namwe ntabwo mwari muyazi.
mwakoze kandi mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari muri kumwe na Papa Yambiwe. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma twasoma, bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma twasoma. Sinari nababwiye ngo uyu munsi tugiye kwiga ibintu byinshi. Inkuru twasomye inkuru ya Karo Gahire. Mwabonye kuntu Akaro kafashije uriya mwana. Mu rugo twese tunywa igikoma. Nanjye nkunda igikoma. Uyu munsi ikintu tugiye gukora, tugiye kwiga uburyo ki mu rugo ushobora gutegura igikoma cyawe mu buryo bwawe. Ndizera yuko igikoma namwe kizajya kibaryohera. Murakoze cyane. Ubu nonaha ngiye kwakira Mami niwe ugiye kutwigisha uburyo ki bategura igikoma mu rugo. Dukurikire. Fata umwanya usome uva mu bumenyi. Bana beza, tugiye gutegura igikoma. Mu gutegura igikoma twese tunywa igikoma. Yego. Hano dufite amasaka. Hanyuma kugira tubone igikoma dufata amasaka tugasekura amasaka. Havamo ifu y'igikoma cy'amasaka. Ifu tuhita tuyiyungurura. Reba turayungurura gutya ifu y'igikoma. Gutya. Tukayungurura ifu y'igikoma. Turangije duhita dufata mu gutegura igikoma dufata ingero. Muri kubona ingero hano? Ingero. Turapima ingero y'amata. Turageza mu 100. Hanyuma tugafata ifu yacu. Mu guteka igikoma turafata ikimamiyo kimwe cy'ifu dushiremo hano. Dutangire namwe muke. Amata turi buvange. Abana mwarangije kuvanga ifu y'igikoma? Yego. Mushobora kuma ifu nkajya guteka igikoma abana? Abana uyu munsi karakazi keza cyane. Twagiye mu gikoni, twatetse igikoma. Abana batetse igikoma ariko bari kumwe n'umumama ubizobereyemo. Namwe mugende muvanga ifu, nimumara kuvanga ifu muhereza ababyeyi mu rugo. Nimurangiza nimamara kukibatekera nanjye ngiye kukinywa. Mbega igikoma kiryoshye. Twakoze iki kindi? Twasomye igitabo Akaro Gahire. Mwabonye uburyo kariya Karo tureba hariya hari aho kagejeje uriya mwana Nkusi. Namwe rero aho muri mu rugo kugira ngo mugire amahirwe ubwenge bwanyu buzamuke, tunywe igikoma dusome n'ibitabo. Naho ubutaha mu kiganiro Soma Some ni kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Mwari kumwe na Rwanda Book Mobile.
mugire ibihe byiza.